Dore impamvu enye ukwiye gutunga telefone ya Itel A200. Ikintu cya mbere, ikoresha internet ya 4.5 4.5G, kandi ushobora no guhamagara umuntu uri mu birometero 2 udakeneye ko uba ufite amayinite cyangwa internet, ukoresheje uburyo bwayo bwitwa Ultra Link Core. Icya kabiri, ntabwo yangizwa n'amazi cyangwa ivumbi kubera ko ifite uburyo bwa IP65 cyangwa IP65 butuma amazi cyangwa ivumbi nta kintu na kimwe bitwara. Ikintu cya gatatu, ifite icyo twita refresh rate y'120 Hz. Nubango mu gihe uri guscrollinga cyangwa uri gukoresha telefone yawe iba yihuta bidasanzwe. Ikintu cya kane, kandi nzi ko twese dukunda, ni kamera yayo. Ifite kamera ikoresha AI, bivuze ngo ntago ukeneye kuba uri umuhanga mu gufata amafoto cyangwa gufata amavideo. Icyo ukora gusa wowe ukandaho gusa, ubundi bindi telefone yawe ikabikora. Utegereje iki? Gana iduka ryacu uyu munsi uyigure ku bihumbi 169 n'amafaranga 100. Dafite n'amafaranga yose cyarimwe, dushobora kuyiguha ukayishyura mu byiciro mu gihe cy'amezi 3, amezi 6 cyangwa amezi 12 bitewe n'amahitamo yawe.